Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza aho muri hose. Awumva iyi audio ugubwe neza kandi Uwiteka kwishimire, kandi Mwuka Wera agusange hanyuma ugire icyo ukuramo. Uyu munsi ndifuza ko twaganira ku bantu bagera nko kuri batatu. Maze iminsi numva hari ibiganiro by'abantu bavuga muri iyi minsi. Hari abantu batatu nshaka ko tuvugaho. Umuntu utarakizwa, kandi muri abo bantu batatu ushobora kuba urimo umuntu utarakizwa, cyangwa se umuntu ukizwa ejo akabivamo, cyangwa se n'uwakijijwe ariko ugeraho akamara igihe akabona ibintu bihindutse uko atari abizi. Ibintu birahindutse, akabona uko yitwaraga birahindutse. Ndagira ngo tuganire kuri aba bantu. Ku muntu utarakizwa hari imvugo zisigaye ziriho. Umuntu akakubwira ati, cyangwa cyane abasore cyangwa se inkumi, umuntu akakubwira ati ariko biriya bintu muri iki gihe ko kubona wakizwa ute, ubuzima burakomeye, ibintu birakomeye, biba bisaba guca hirya no hino, biba bisaba gukora ibikorwa n'ibidakorwa. Ndi kugira ngo ubeho bitandukanye n'uko kera byari bimeze. Ese ubwo nakizwa bansaba gukora iki nkakireka ngo ndakijijwe? Kumva rero biragoye kugira ngo umuntu ave muri iyo myumvire, abe umukristo nyawe. Ariko nanone ntibigoye, ahubwo bisaba guhindura imyumvire. Rero gukizwa nta kindi bisaba. Gukizwa ni ukwemera, ukumva ijwi rikubwira kureka ibyaha, kuko umuntu nta kindi akizwa kamere y'ibyaha yavukanye, kuko twese tuvukana icyaha, tuvuka dufite kamere ya Adamu washutswe akagwa mu cyaha. Kamere ya Adamu na Eva niyo idukurikirana. Ntabwo rero kubyivanamo bishoboka, ntabwo wakoresha ingufu zawe. Iyo ubibaze n'ubwenge bwawe koko wumva bidashoboka, kuko muri iyi si y'icyaha nta kuntu wowe n'ingufu zawe ushobora kubyishoboza. Ariko ikintu cyonyine kituvana muri kamere y'icyaha ni ukwemera ijwi ry'Imana bwa mbere na mbere. Ubundi Imana, Yesu aza kudupfira, nicyo cyari kimuzanye. N'ubu rero aracyateza amaboko, kandi ntabwo ari ingufu zacu zibidukoresha, ahubwo ni urukundo rwe, ni imbabazi z'Imana zituma dukizwa. Ntabwo rero yaza ngo igufate ku ngufu aho ngaho uri, ahubwo urabanza ukumva ukemera, ukaza imbabazi z'Imana zikakugeraho, urukundo rw'Imana rugatuma wakira agakiza. Uwo ni umuntu wa mbere wibazaga ati nakizwa gute muri iyi situwasiyo? Ni imbabazi z'Imana, nta ngufu zawe zizabigukoresha. Niba utegereje yuko hari ikintu uzakora we ku giti cyawe, uretse kwitaba ijwi gusa rikubwira ngo va muri ibyo ngibyo, nta kindi uzakora ngo gishobore kuguha agakiza muri ubu buzima turimo. Wa kabiri ni ukizwa akabivamo. Rwose dufite abantu benshi baza bagakizwa, yumvisha ijambo, yabwirijwe, arakijijwe, arabatijwe, ariko ejo ukabona wa muntu yisubiriye uko yari ameze. Bya bindi yakoraga byose yongeye kubisubiramo. Biterwa n'iki rero? Ntabwo agakiza ari ak'umunsi umwe, ntabwo agakiza ari ak'icyumweru kimwe. Inzira y'agakiza ni inzira ihoraho. Duhora dukizwa, duhora tuvugururwa. Reka dutange urugero umwana wivuruguse mu byondo, yari yambaye imyenda myiza, araza, niba ari wa mwana nyine udafite ubwenge, udafite ubushobozi bwo kwikarabya, udafite ubushobozi bwo kwimesera, baramumesera, bakamwoza, bakamwambika imyenda myiza. Iyo rero utamubaye hafi, cyangwa se iyo udakomeje kumuhugura ngo umubwire uko bigenda, akure azi ibibi byo kwiyanduza, ibibi byo kujya ahantu habi, akomeza nyine akabisubiramo. Ariko iyo yigishijwe akagenda mu mikurire ye amenya ibibi n'ibyiza, akura nyine kwa kwiyanduza kugabanyuka. No mu gakiza rero niko bigenda. Ntabwo umuntu aza ngo abwirizwe ijambo rimwe ngo abe arakijijwe ngo bibe birangiye, ngo agakiza ndagafashe birarangiye. Oya,
ni urugendo rwo kwiga no gukora, uriga ugashyira mu bikorwa. Bivuga ngo rero umuntu niba yinjiye, reka dutange urugero mu rusengero cyangwa se mu giterane runaka, ukumva ijambo, ukumva uratsinzwe, ukajya imbere ukihana, ukazigira kubatizwa, ukabatizwa mu mazi menshi, ukemera yuko nyine utangiye urugendo rugana mu ijuru, rugana ku bugingo buhoraho. Aho ngaho rwose ibyo nibyo, ariko rero ntabwo urekeraho, kuko uhora wiga. Mu bwami bw'ijuru haba indangagaciro zaho, nk'uko umuntu yiga subject runaka, nk'uko umuntu yitwara mu kintu runaka agiyemo gishyashya. No mu gakiza hari byinshi ugomba kwiga, hari indangagaciro ugomba kwiga kugira ngo ubashe kubigendamo neza. Ntabwo ari rero by'umunsi umwe. Ni hahandi usanga umuntu yinjira ngo yakijijwe, ariko yasubirayo ukabona yongeye kwisubirira kwa kundi. Ugomba kwiga kugira ngo ukomere, ugomba kwiga kugira ngo wunguke ubumenyi, ugomba kwiga kugira ngo wunguke byinshi mu ijambo ry'Imana, mu cyo Imana igushakaho. Ikindi kandi bisaba kugira ngo ugire Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe udufasha muri uru rugendo, na Yesu asubira mu ijuru yavuze ngo nzaboherereza umufasha. Niwe mufasha udufasha muri uru rugendo, niwe udufasha kumenya ikibi n'icyiza, tutagombye gushyira mu bwenge bwacu bwinshi, kuko burya hari igihe ujya gukora ikibi, Mwuka Wera akakubuza ati hoya. Iyo umwumviye ntacyo ukora, ariko iyo utamwumviye nabwo ntashobora kugufata kugufa, ariko iryo jwi ntabwo uzaribura. Rero gira kwiga. Niba warakijijwe koko, gira kwiga, wumve ugomba kunguka ubumenyi muri uru rugendo, kandi ugire inyota, usabe Mwuka Wera kugira ngo aze agufashe, agendane nawe muri uru rugendo. Hanyuma rero mu buzima busanzwe naho hari ibintu bitwigisha yuko bisanisha n'ibyo ngibyo byo mu rugendo rw'agakiza twari turimo tuvuga, kubera yuko ahantu hose tugira ikintu cyitwa kumvira. Iyo uri mu kazi wumvira abakuyobora, wumvira abashobuja, wumvira supervisor wawe, wumvira umuyobozi wawe, uramwumvira. Iyo uri mu rugo uri umwana wumvira ababyeyi. Iyo uri umugabo cyangwa uri umugore wumvira partner wawe kugira ngo mwumvikane ibintu bigende neza. Iyo uri mu ishuri wumvira mwarimu, wumvira director, wumvira head teacher, wumvira umuyobozi wawe, kubera yuko ahantu hose hagira amategeko n'amabwiriza, cyangwa se hagira rules and regulations, ibintu bisaba kugira ngo abantu bagendere nk'icyo nakwita bagendere mu mucyo. No mu bucuruzi yewe, umucuruzi nubwo aba afite amafaranga, afite business, ariko yumvira umukiriya. Uzumva imvugo ngo umukiriya ni umwami. Nutumva icyifuzo cy'umukiriya, ibyo ucuruza ntawe uzabigura. Umukiriya afite icyo ashaka, niyo mpamvu ugomba gukora buri gihe ikintu kigendanye n'ubushake bw'abakiriya. Rero no muri iyi nzira y'agakiza hari ibyo tugomba kumvira. Uwaduhamagaye hari icyo ashaka, uwaduhamagaye, wadukijije, nubwo yagize imbabazi zitagira akagero, akitanga akadupfira kugira ngo dukizwe, ariko hari imibereho tugomba kubaho itandukanye n'iyo twari turimo. Rero birasaba kumvira. Ni ukuvuga ngo nubwo wabwirizwa ugakizwa, nubwo wabatizwa, nubwo ariko urasabwa kugira ikintu cyitwa kumvira. Nutumvira ni ukuvuga ngo uzaba ikigomeke. Nta muntu ubaho mu bitekerezo by'uko ashaka. Byanze bikunze mu nzira urimo hari umurongo ugomba guhabwa, kandi ukawugenderaho. Bene data rero nagira ngo twumve icyo kintu. Niba wiyumvishe muri abo bantu batatu, umuntu utarakizwa agomba kubanza kumva ijwi, akumva ko hari ijwi rimukomanga yuko hari ikintu agomba kuvaho agahinduka, hanyuma akemera agakizwa, imbabazi z'Imana zikamujyaho, akabasha guhindukira. Ikindi kandi, niba uhindukiye ntago birangiriraho. Ubu ni wa wundi wa kabiri, ntibirangiriraho, ahubwo ni urugendo. Tangira wige indangagaciro, tangira wumvire. Ni n'aha ngaha bihera. Wumvire abagukuriye, wumvire abakubanjirije muri iyi nzira, ariko cyane cyane wumvire ijambo ry'Imana, wumvire ijwi ry'Imana riva
mu ijambo ryayo. Ikindi rero nanone, niba koko warakijijwe, niba koko waratangiye kwiga, niba umaze kumenya byinshi, niba koko warahawe Mwuka Wera, gira gukomeza kumvira Mwuka Wera uwo nguwo wahawe, kuko uzasanga hari bamwe bakijwe rwose bakarenga n'ikindi kigero. Uzasanga hari abahawe n'impano, hari abahanuzi, hari abigisha bakomeye, ariko ugasanga aragwa mu byaha runaka, ugasanga yaguye muri bya bindi na wundi utarakizwa agwamo. Aho ngaho rero haba habaye iki? Haba habayeho guteshuka, ukanga kumvira ijwi ry'Imana, ukanga kumvira ijwi rya Mwuka Wera ugendana nawe buri gihe, ugashituka wakiguyemo. Reka rero twese twumvire kandi tugendere muri uyu murongo mwiza, muri iyi mibereho myiza, muri izi ndangagaciro nziza ziganisha ku bugingo buhoraho, arizo Data aduhamagarira, aricyo Yesu yapfiriye kugira ngo twese tuzabone ubugingo buhoraho. Uwiteka rero abaha umugisha, kandi mbakangurira kugira ngo mukomeze mukore kandi kuri subscribe kugira ngo ubutumwa bukugereho uri uwa mbere, kandi ukomeze ubusakaze hose, n'abandi bave mu buyobe, n'abandi bave mu mwijima ubuditse muri iyi minsi ya nyuma. Rero ngaho Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, mukomeze kugubwa neza, kandi Uwiteka bishimire. Ibyo nibyo mbasabiye, nawe nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.